Muraho, uyu munsi turaza kugaruka ku mazina atatu: Sulaiman, Nani na Albel. Ayo mazina yose turaza kuyagarukaho muri iki kiganiro. Reka duhere kuri Sulaiman. Sulaiman ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Cyarabu aho risobanura umuntu ufite umutima wera. Sulaiman aba ari umuntu utangaje cyane. Ni wa muntu ushobora kumara amasaha menshi yiherereye ari gusoma ibintu bimufitiye akamaro, ku buryo abo bari kumwe bashobora kuyoberwa aho yagiye, kandi we yibereye mu cyumba cyangwa ahandi hantu runaka ari gusoma. Sulaiman arangwa n'ubushishozi, ndetse iyo muhuye bwa mbere ubona ari umuntu utavuga, ariko si byo kuko azi kuvuga kandi avuga neza cyane. Sulaiman ni umuntu uzi kuganira, ndetse akunda kuganiriza inshuti ze, yaba abakuze cyangwa abato. Sulaiman yisanga cyane mu bugeni, ndetse akunda kwigisha cyane ibintu bitandukanye abantu bari kumwe. Sulaiman ni umusore ukunda siporo, umuziki ndetse no kwishimira ubuzima. Hari bimwe mu byamamare byagiye byitwa iri zina, birimo nk'umukinnyi wa ruhago wo muri Senegal, Souleymane Diawara, n'umukinnyi w'iteramakofi Souleymane Cissokho, ndetse hari n'umukinnyi wa filime wamenyekanye cyane ariwe Souleymane Cissé. Uretse Sulaiman, Nani ni muntu ki? Akunda iki? Yanga ibiki? Izina Nani ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, risobanura ubuntu. Ni izina rikomoka mu Gifaransa, rikaba rifitanye isano na Anne, ryamamaye cyane mu kinyejana cya 20 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakobwa bahabwa iri zina barangwa n'imico ivangavanze, ku buryo byakugora gutahura uko bateye. Usanga hari aho barangwa n'ikinyabupfura, kugira ubuntu, kwizera, iyobokamana cyane, ariko nanone bakagorwa no kuvugisha ukuri. Rimwe na rimwe rero abitwa banani baba ari abantu batagirana ubucuti n'abandi, ndetse ntibakunda gusabana n'abandi. Ikindi gihe ugasanga ari abantu buzuye urukundo kandi bitaye ku bandi, cyane cyane inshuti zabo n'abagize imiryango yabo, ku buryo Nani usanga hari abirahira urukundo rwe mu gihe hari abandi baba bataruzi habe na gato. Nani ni umukobwa ukunda ibintu bihenze no kugaragara neza cyane. Ibi bimwe mu bituma rero ahora yambaye neza, akanakora iyo bwabaga ngo akunde agaragare neza imbere y'abantu. Umuco ukomeye uranga abanani usanga ari abantu batinya kwerekana impano zabo, ariko ari abantu bafite imishinga itandukanye, ndetse bakarangwa no guhanga udushya no gutanga ibitekerezo. Ariko ibyo kugaragaza impano yabo akenshi usanga badashishikajwe nabyo. Hari abantu b'ibyamamare bahawe izina rya Nani, harimo Nani Helen Bogo, umunyafurika wamenyekanye cyane mu gutanga ubumenyi butandukanye ndetse no guharanira uburenganzira bw'abagore. Hari Nani Deville, umunyafurika y'epfo w'icyamamare muri tennis, ndetse n'abandi batandukanye. Naho izina Albel ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Budage, aho riva ku ijambo ry'Ikidage Al-Ebel, risobanura icyitegererezo, umunyacyubahiro cyangwa umuhanga. Albel arangwa no kugira umurava, gukora cyane, ndetse no kuba rwiyemezamirimo. Kwigenga biri mu miterere ye, kuko Albel ari umuntu ukunda kurangwa no guharanira kuba umuyobozi mu bihe byose. Albel ni wa muntu udapfa kuva ku izima, haba mu bitekerezo bye ndetse no mu bindi byose agerageza gukora. Albel afite ubushobozi buhambaye bwo kwisanisha n'ahantu ageze, kandi ni wa muntu wita cyane ku bantu bari kumwe, kandi akabasha kubereka urukundo. Hari bamwe mu bantu babaye ibyamamare ku isi bitwa ba Albel, harimo nka Albert Camus, umwanditsi w'ibitabo wanditse nka Le Malatinde na La Peste. Hari n'igikomangoma cyo muri Monaco cyiswe Albert de Mun. Undi muntu wamenyekanye cyane witwaga iri zina ni umuhanga mu bugenge Albert Einstein, hamwe n'abandi benshi batandukanye bagiye bahabwa iri zina rya Albel. Niba hari izina wifuza ko twazagarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha, ushobora kuba watwandikira muri comment ukatubwira, kugira ngo nawe izina wifuza uzaribonera ubusobanuro mu biganiro byacu by'ubutaha. Wibuke gukora subscribe kugira ngo amazina tuzakugezaho ubutaha, hamwe n'ibindi biganiro bitandukanye tugutegurira bizakugerereho igihe kandi
ni byiza ko wanasangiza inshuti zawe, nimba harawuzi witwa Nani, nimba hari witwa Albert, nimba hari witwa Sulaiman, hari n'andi mazina atandukanye twagiye dukora, kandi no mu minsi iri imbere tuzakomeza kugenda turebera andi atandukanye hamwe. Wibuke gusangiza inshuti zawe, ushobora kuduha comment no gukora subscribe. Naho ubutaha.